welcome. Abanda bakunda cyane. Arewe. Abanda bakunda cyane. Bazabanyiza no muri korali. Ibi biteteye kubibona gute? Ibi biteteye byiza cyane rwose. Aba bakamira umuco w'igikosi. Ego wari wayobewe. Wari yabita ikanzu hano. Wari wayobewe. Ego. Nibyo. Imwe niyo Rejoice umuco w'ubugingo bahageze. Bageze rwose neza. Niyo kuri hehe. Nayirata. Nukuri. Iyi ni wopu kwaya. Rwose barasobanutse. Subo nawe undi muziki kubimenya. Iyo ni inzuru. Ni kuri niki. Imbere hari New Rejoice. Inyuma hari ni wopu. Hagati hari umuco w'ubugingo. Harimo n'abambaye utudorobindi. Nibyo. Utudorobindi. Ndashaka kumanza Evariste rero. Nasaba New Rejoice. Batera intambwe ebyiri begera inyuma. Kugira ngo mbabwire icyo tugiye gukora. Nibyo. Ariko muragenda kuri ritime nziza. Umuyobozi nawe yayimenye. Reba uko ari gutambuka. Kuri ritime. Maze nze gusaba. Umusaza wavuze ati korale nanjye ngiyemo. Uze kumbabarira mukobwa wanje kubivuga ntacyo bitwaye. Nuze kubona twakubangamiye wegere hafi cyangwa wirwane w'umutekinisiye. Noneho nze gusaba umuco w'ubugingo. Muze gutera intambwe ebyiri mwegera imbere kugira ngo ture kandi kuri ritime imwe muhagaze. Iyo foto niguci turahagarara turinganiye ti. Ntabwo ndi kubabona neza. Buri muntu acunge mugenzi we. Maze abizera muri rusange ibi biteteye ngo kubibona mute. Ababishimye. No. Agashambonye. Uwo bita amasengesho. Uwo bita amasengesho yamusabye. Mushonesha ariko nanjye ndaza kubemeza. Kugira ngo abemeze neza ahita ashyira akantu hano. Nawe kopera abizera. Mwakabonye. Uwo bita umukobwa wa karite rero ati usubiza uko kantu ati kugira ngo mbemeze nanjye amaboko ndashyiraho agatimba mu minsi iri imbere nzabana n'akambaye mumupepere uze kunyemerera mbwire basaza babo nabo baza gutera intambwe ebyiri begera imbere baza udukaruvati dusa baza kujya turesha bigira imbere bamwita muzungu undi bamwita Nkurikiyimana Jarwi undi bakamwita Nkurikiyimana ariwe bita Tufite undi bakamwita mubyara wa karite. Abizera mu kubibona mute? Reka mbabwire ndongera kurivuga. Iki nicyo kikwereka itorero rifite ahazaza heza. Karuvati, agashati k'umukara, agapantaro k'umukara, udukweto tw'umukara. Abemeza ko aba basore basobanutse mu bapepere. Ni ukuri kandi babivuze. Maze uza kunyemerera rero wongere mbwira New Rejoice wongere gutera intambwe zigera muri 3 mwegera imbere mubisekana na barumuna banyu n'abakuru banyu n'abana banyu maze New Rejoice yegera imbere muri bya bitete akakandi pombo namwe abemeza kari keza kuba pepere mwese abemeza kari keza ejo haboni heza yego amakuru mfite rero ngo muri New Rejoice ngo harimo umwana umwe ngo wabaye uwa mbere mu gihugu harimo mbese n'ubuhera harimo se mu cyongereza n'igifaransa n'igiswahire ngo yabaye uwa mbere mu gihugu nazamura ikiganza bakurebe bamubonye kuja tusikilize haleluya amina tukubwira gitoje bazimanitse rero kwino nani mukora mu biganza chaka mikoro wari ubizi se Evariste icyambwiye nibyo njyewe amakuru yabo mbajya mfite abandi bashuti banje nibyo Iranze yanze kuvuga Yesu ashimwe ahimbazwe no wakane mu gihugu wabaye wakane mu gihugu ni amasomo angahe wujuje 100%? Ni menshi amasomo icyo kuvuga mwarimu naramupfutse oya nagize 98 mu cyongereza Igifaransa 95 Igiswahili 98 ngira ngo nari hejuru ndikwiyumvisha neza mbabarira umbwira
muri mu bana bakoze bose uru uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu mu gihugu hose uri uwa kane nibyo mu shami ryabo ry'indimi sibyo ranakubeshe unasema Kiswahili najaribu kusema Kiswahili. Asante sana. Nashukuru fika. Utatembea pole pole utafika. Kwa baba. Waswahili walisema. Michuru. Ndabakunda cyane. Mu Kiswahili. I love you very much. Mu Kiswahili. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Zemtu. Indirimbo ebyiri New Joyce muco mugingo mwe mwigire mu byicaro niho peme muruhutse mukanya turaza kubabwira ibyo tugiye gukurikiza. Uwiteka abagirire neza kandi Uwiteka abarebe neza.
anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye asubiza intege mu bugingo bwanjye ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukunda niyo ndirimbo yanjye nshimye Yesu niwe mugabo mukuru nshimye Uwiteka ahoranyumva anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye asubiza intege mu bugingo bwanjye ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukunda niyo ndirimbo yanjye twagiranye umubano udasanzwe umwe w'umubyeyi n'umwana we ndetse yambaye umurimo unoze wo kumuvugira yanyemereye impano idasanzwe ndetse ansezeranya kuzanyiburira ubwami bwe ubu mfite imyiteguro ikomeye ndatashe nshimye Yesu niwe mugabo mukuru nshimye Uwiteka ahoranyumva anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye asubiza intege mu bugingo bwanjye ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukunda niyo ndirimbo yanjye nshimye Yesu niwe mugabo mukuru nshimye Uwiteka ahoranyumva anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye asubiza intege mu bugingo bwanjye ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukunda niyo ndirimbo yanjye nshimye Yesu niwe mugabo mukuru nshimye Uwiteka ahoranyumva anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye asubiza intege mu bugingo bwanjye ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukunda niyo ndirimbo yanjye
wisuzume urebe ibitage nyaneza wihare kuko umunsi ugiye uzaba umweshuti tuzumva ryajwi ngo birarangiye uweraniye uwanuye yandure Yesu agarutse bamaso kandi wisuzume urebe ibitage ndaneza wihare kuko umunsi ugiye uzaba umweshuti tuzumva ryajwi ngo birarangiye uweraniye uwanuye yandure Yesu agarutse azaruhuka maze Yesu azazabe ku ruhande rwacu bamaso kandi wisuzume urebe ibitage ndaneza wihare kuko umunsi ugiye uzaba umweshuti tuzumva ryajwi ngo birarangiye uweraniye uwanuye yandure Yesu agarutse bamaso kandi wisuzume urebe ibitage ndaneza wihare kuko umunsi ugiye uzaba umweshuti tuzumva ryajwi ngo birarangiye uweraniye uwanduye yandure Yesu agarutse naho nimuhaguruke tuzambare dushikamye
natwe turishimye niyo mpamvu twese turirimba tuti arakomeye uwo mwami n'umukiza w'abari ku isi nta rugero ndamuvugaho nicyo ngicyo arakomeye arakomeye uwo mwami n'umukiza w'abari ku isi nta rugero ndamuvugaho nicyo ngicyo arakomeye. Bagenze gute? Arakomeye. Yazariste rero. Kumusaraba niho twababariwe, kumusaraba niho twatirijwe, ubugingo bwacu bwari bugiye burundu, maze Yesu aradufasha turacungurwa, amaraso niyatweza ibyaha byacu tugatsinda, biroge mu maraso ye ntituzabasha gutsinda pe. Amaraso niyatweza ibyaha byacu tugatsinda, biroge mu maraso ye ntituzabasha gutsinda pe. Tugatsinda binoge mu maraso ye ntituzabasha gutsinda pe. Amaraso niyatweza ibyaha byacu tugatsinda, binoge mu maraso ye ntituzabasha gutsinda pe. Inyuma 11 b'abasenateri bayibatuye, inyuma nabo aho hirya muri garuka namwe ndayibatuye, abanezeye mushyira amaboko hejuru
banesheje Satani n'ingabo ze dore izi ziraje zarugare zizira amakemwa ikaze mu ngoro ya data ndagushima data ndaguhimbaza muremyi nzagira umunezero nigeze ngira nyiri ku isi ibyishimo bitarondoreka nato amahoro asesuye nzababwiriwe kubwo kwizera nzagerayo ndagushima data ndaguhimbaza muremyi nzagira umunezero nigeze ngira nyiri ku isi ibyishimo bitarondoreka nato amahoro asesuye nzababwiriwe kubwo kwizera nzagerayo nzababwiriwe kubwo kwizera nzagerayo Haleluya. babona igiti cyanze kugwa maze mugenzi w'uyu mukuru w'itorero aramubwira tumva iki giti kiradukoraho none nta yandi makibagurizo ngwino twiruke rwose ngwino twiruke iki giti kijya kwica abantu umuyaga ntugihuha kiragwa ku bantu ngwino twiruke mukuru w'itorero atuye hano nakoze amavuna itorero nsengeraho ngiririya ndiruka se biragenda bite ntabwo nakwiruka nshuti muvandimwe abantu bashobora kugukunda abantu bashobora kukuganiriza ariko iyi si yakwenge gushigikiye amenyo ikakumerera nk'igiti kigiye kugwa ba bantu b'inshuti zawe nibo babanza kukubwira ko utagira ubwenge nta bwenge agira gusa yarinze yaho bari kureba he batambi baragira ngo baba bafite biriya bintu byose reka yumve nawe erega umugore we yaramaze kugira amabuno ngo barakaranga bari kurya umuceri niyumve natwe ntabwo twatutse Imana hari n'abantu b'abanyeshari b'abanyamushinya yabona wiyambariye igitenge bikamurya mu nda nk'inzoka yabona wimereye neza yabona mugiye kurara umuceri abanyeshari uzababwirwa no guhimba amazina bazi guhimba amazina bakubona basheje ibirayi ngo yesheje umurayi ntabwo bamunesheje hakuvuga ngo ni ibirayi ngo yesheje umurayi ngo reka yujuje umuzu ngo yujuje umuzu ngo reka nkubwire ngo bafite umushimbo hariya rero bona abanyeshari uyobozi aramubwira tuga rero ntabwo turiruka ahubwo nungutse inama nazanye umugozi wo kuzirika iki giti ngo tugikurure ndaramubwira ati iyo nama iyo uyimuka kare tutari twagitema none ururi rute ndatumva ndurira mu izina rya Yesu ndurira mu izina rya Yesu undatumva rero njyewe nta cyizere mfite ngiye kugutegerereza hariya ku gasozi nimba ugeze ukagipfundika ukamanuka ukagera hasi ndaza dukurure ntabwo uracyurira ndi hano Yesu gusa niwe ushobora kubana nawe naho abantu batagera Yesu niwe wabana nawe no mu rupfu umugabo mwabyaranye gatandatu ntiyakwemera kumanukana nawe ikuzimu ngo baguhambane nawe ariko Yesu yaremeye asiga byose urupfu rumumarana gatatu ngo akurwane njyabona abantu iyo bagiye ku bitaro iyo bibaye nk'ejo abantu baza kumusura n'ijana nk'ejo bakaba 80 cyumweru cya shabu kwa 15 iyo amezi 6 ashize uwigogonoye no kuza kugusura ngegomani ngo se muracyari mu bitaro wajya ni mwaje ngo bari kubiba amasaka mbego rero amande wacu wabaye kaburimbo umurwayi wawe ari hehe akakwereka akabara kubuye ngo
mbayiga mwana we uzi ko yatangiye no gutumba ibirenge we ngo kandi iyi ndwara niyo yishe muramuhanje mba guhumuriza kw'abantu ngo yatangiye no gushishuka inda. Maze uyu mugabo arurira undi yagiye kumutegereza nk'ariya arurira ageze hejuru arapfundika umugozi. Hahirwa abana b'Imana nubwo bari mu bigeragezo, nubwo bari gutotezwa n'abaturanyi, nubwo bafite ingorane n'ibibazo, ariko bari gupfundika umugozi ubahuje n'ijuru. Igitondo n'umugoroba barapfukamye, bari mu byanditswe, barihanganye, bari gupfundika umugozi ubahuje na Mikayire. Umugabo amaze gupfundika igiti, reka nihute. Maze igihe yaratangiye kururuka, igiti kiratangira kirakaka. Maze wa wundi yumvise gikatse ariruka afumyamo, kabona amaguru, aragenda abwira umugore n'abana tumva umuntu wanyu igiti cyamuguyeho, nyuze hano ngo mbibabwire. Ubundi akomeje urugendo rwambutse umupaka, uri mu kirere, ati igiti kigiye kugwa nimugifate. Mbese iki giti ninde wari uragifata? Iki giti ninde wari kukimukiza? Iki giti cyumbi. Maze shuti muvandimwe, isi yitwa igiti, imeze nk'igiti kigiye kugwa. Nta wundi muntu wagifata uretse Yesu gusa. Nta wasubiza ubutaka umwimerere wabwo, nta wavuga ngo tugiye gukoresha amafumbire ntitwabaho. Ariko Yesu agiye kuza, ubutaka azabuhindura umwimerere. Hazakuraho urwangano burundu, hazakuraho za kaki, hazakuraho uburwayi, hazakuraho urupfu. Aba twaburiye muri iyi si, amarira twarize, Yesu agiye kuyaduhoza. Igituko cyagwaga kikubita hasi, amashami yitaba mu butaka. Nyamara ijuru wa mugabo afitiye icyizere, Yesu afitiye icyizere. Wa wundi yavuze atuba Uwiteka araca inzira. Ubwo igiti cyagwaga cyanyuze ku bindi biti bitoya, abamarayika b'Imana barinze wa mugabo, bari bagiye gukubita igiti mu mutwe. Maze umuntu akavugira hejuru tuba ntumukoreho. Mwamwumvise kare mwamwumvise? Wa wundi wapfukamye muri wese ariko atuma manurana. Uyu ni wafashije uyu mugabo, maze afata igiti cyari gisigaye ku rusitiro, aragikomeza arakigundira, maze igiti kigwa hasi, amashami yitaba mu butaka. Abantu baraza barahurura bati igiti cyishe umuntu, nimushaka amasuka, nimushaka amashoka. Nyuma y'iminota 30 bumvise umuntu mu kirere avuga tumva nimufata igiti kigiye kugwa. Bati ntabwo cyaguye kinini, ariko icyuho kirahagaze, atoya ni kumva kigiye kugwa. Cyari gifite uhubi n'umuyaga. Umwana w'Imana nubwo isi yamusunika ikamuhuha, ariko ntabwo azahungabana, azakomeza gufata kuri Yesu. Abantu bashobora kukwanga, ariko komeza ugundire Yesu. Mugabo mwashakanye mukennye, mugashaka ibintu, mugakora ibyate, mumaze kubona butike, mumaze kubona moto, yaguharika akagira ngo urakadura amaso, nyamara Yesu akakurwanaho. Ubaye icyo ufite Yesu, ubaye ufite Imana ntacyazaha, kandi Uwiteka azamugororera. Cyambere azamuha icyubahiro, azamuha n'ubukungu, azamuha n'ibyo kurya. Uyu mugabo mu kirere agiye kubona abona igiti arimo ntabwo cyaguye. Abantu ari benshi hasi aririmba indirimbo y'166. Uyu mugabo aracyariho, indirimbo y'166. Maze yicara mu giti hejuru, yicara ku ishami, maze araririmba ati ayirutare rw'Imana, reka nguhungireho kuhimba asizowe teragwa aramenewe nonubu mpihishemo umujinya w'Imana. Ubwo yatangiraga kumanuka, abanyambaraga baririmbana nawe igice cya kabiri. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora
urahwirya. Yamaze kugera hasi, umugore n'abana baje kumuhobera, arababuza tumva mukore uruziga tubanze dusenge, maze baririmba icya gatatu. Yes ibyo mfite byose nta mumaro bigira, Yesu sinaba cyabigira. Haleluya ndagusha kandi ubuntu none unyuha ibyiringiro mutabazine. Bari bahamagaye afande nyir'urugo, agera ari mu kigo, bati cya giti cyishe umuntu. Yazamutse mu modoka ari kwihuta, yatangajwe no kuhagera asanga inteko y'abantu iraremye, ariko bari bamubwiye ngo yapfuye. Ahagaze hagati y'abantu bari kuririmba, maze aratangaza tumva uyu mugabo yandaritse kenshi ngo njye mu itorero ry'Abadiventiste ndarisuzugura, mbona ari urusengero rw'ibiti bafite, bicara ku bisinge by'amabuye, mbona nama ntaye agaciro, ariko kubw'ibitangaza Imana ikoze, igiti namweretse cyaguye aho namweretse, kandi ni muzima, njyewe nzaba umudiventiste n'urugo rwanjye. Maze baririmba igice gisoza bati nuko nkiri muzima umwamiru ungireho no ku munsi w'imanza n'ingeri mbere yawe ayirutare rw'Imana usange tekwisunge. Haleluya. Mana yacu irakomeye, Mana yacu ni nyacyubahiro, Mwami wacu atwitaho, ntacyo tuzamuburana nubwo isi yanyeganyega, nubwo isi yakwihinduriza, nubwo inzara yatera. Yesu azaduhaza ijambo rye, Yesu azadukorera ibikomeye. Mbifurije kubana nawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Nsabe uriya musore uri hariya agere ziriya telefone yari ku byuma, maze batura indirimbo nziza cyane nateguye. Nihaze kuboneka umwanya n'ayandi basabye ndibuze kuyiririmba. Yo 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 aha yasanze Yesu arira cyane ati ngwino ntabare iwanjye birakomeye, nsize umukobwa wanjye arwaye cyane agiye gupfa. Ati ngwino ntabare iwanjye birakomeye, ntakure habaho umwami Yesu atagukura, ntakure habaho amaboko y'Imana atagera, nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira, ntakure habaho umwami Yesu atagukura, ntakure habaho amaboko y'Imana atagera, nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira. Yayirajyana n'umukiza iwe mu rugo, abantu babaseka bati mbese arakora iki iyo ajyayo kare umwana atari yapfa. Ntibamenya yuko Yesu ari banga y'ubuzima, ntakure habaho, ntakure habaho amaboko y'Imana atagera, nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira, ntakure habaho. Ntaho umusi w'ibitangaza
w'ibitangaza ntabwo urashira. Munsi w'ibitangaza nturashira, nta kure yaho Imana itagukura. Komera, shikama, Yesu muri kumwe, ijuru riri iwanyu, kandi igihe kigiye kuza tuzazamuka iki kirere twigire iwacu heza. Haleluya. Yesu yageze kwa Yayiro asanga abantu barira, ahamagara n'ijwi ryuzuye ubushobozi ati yewe gakobwa haguruka haguruka, uwari wapfuye uwo mwanya aba muzima. Hakure habaho, hakure habaho amaboko y'Imana atagera, nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira, twese takure habaho umwami Yesu atagukura. Takure habaho amaboko y'Imana atagera, nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira, nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira, nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira, twese nubwo wagera kure cyane komera shikama. Umusi w'ibitangaza ntabwo urashira.